Icyumweru cyiza nshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde iwacu twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi rero ni icyumweru gitagatifu cya Mashami. Icyumweru twizihizaho Mashami, akaba ari icyumweru kibanziriza iminsi y'ubutatu bw'ububabare bwa Yezu Kristo. Ni ya minsi ikomeye cyane twinjiramo by'umwihariko mu bubabare bwa Yezu Kristo, ariyo twita iminsi y'ubutatu butagatifu bw'ububabare bwa Yezu Kristo. Uyu munsi rero ntabwo tugiye kuganira ku kijyanye n'ubutatu butagatifu bw'ububabare bwa Yezu, ahubwo tugiye kuganira kuri Mashami. Mashami ni iki? Mashami yaturutse he? Mashami yashyizweho kubera iki? Mashami ni iki muri rusange? Nicyo rero tugiye kuganiraho uyu munsi. Nk'uko nanjye mbibabwira rero, ngira ngo tumenye byinshi kandi dusobanukirwe byinshi bitandukanye. Mashami rero nk'uko nari mbibabwiye ko ngiye kubivugaho mu buryo burambuye kandi busobanutse neza. Kuri Mashami duhimbaza ibintu bibiri by'ingenzi. Twibuka igihe Yezu Kristo yinjiranye ikuzo muri Yeruzalemu, ashagawe n'imbaga y'abantu bamwakiranye ibyishimo, bitwaje amashami y'imikindo. Uyu munsi kandi turazirikana iminsi ya nyuma y'ubuzima bwa Yezu hano ku isi, ari nabwo yarangirije umurimo wari wamuzanye wo gucungura bene muntu. Iki cyumweru gitangira icyumweru gitagatifu. Nk'uko nari maze kubibabwira, iki ni icyumweru kibanziriza icyumweru gitagatifu, ya minsi y'ubutatu twinjiramo ikomeye cyane, itwibutsa ububabare bwa Yezu Kristo. Guhera mu kinyejana cya 4, i Yeruzalemu bizihizaga ko Nyagasani yinjiranye ikuzo muri Yeruzalemu. Mu mwaka wa 383, Kiliziya y'i Yeruzalemu yashishikarizaga abaje mu ngendo nyobokamana kwitabira umutambagiro waturukaga Betaniya ugana i Yeruzalemu. Uyu munsi ukomoka byanze bikunze i Constantinople. Guhera mu kinyejana cya 6, i Roma bizihizaga ububabare bwa Nyagasani. Ku cyumweru kibanziriza Pasika, mu kinyejana cya 9 niho uyu munsi wamamaye mu bihugu by'uburengerazuba. Impinduramatwara muri liturujiya ya Papa Piyo wa 7 mu mwaka w'1956 yahuje umunsi abaromani bizihizagaho ububabare bwa Nyagasani na Mashami. Papa Pawulo wa 6 mu mwaka w'1970 yise iki cyumweru icyumweru cya Mashami n'ububabare bwa Nyagasani. Kigenwa bitewe n'igihe Pasika izabera. Mu muco w'Abayahudi, amashami y'imikindo n'ijambo Hozana byarangaga umunsi mukuru w'umusaruro. Ni umwe mu minsi 3 ikomeye bizihizaga witwaga Sukoti. Sukoti twagereranya n'umuganura, n'umunsi w'umuganura. Abayisiraheli basohokaga mu mazu yabo bakajya mu tuzu twubakishije amashami y'ibiti, bazirikana uko Imana yabarokoye mu gihugu cya Misiri, nuko bagashimira Imana umusaruro w'umwaka. Musome neza mu gitabo cy'Abalevi, muraza kubonamo amateka y'Abanyamisiri n'uko Imana yabarokoye.
Mu gitabo cy'Abalevi mu mutwe wa 23 kuva ku murongo wa 29 kugera ku murongo wa 44, muraza kugira byinshi musobanukirwa muri icyo gitabo cy'Abalevi. Amavanjiri adutekerereza uko byagenze. Mbere gato y'umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi, Yezu yiyemeza kwinjirana ikuzo muri Yeruzalemu. Nuko yohereza abigishwa be babiri i Betifagi kumuzanira indogobe yo kugenderaho. Yezu yinjiranye ubwiyoroshye i Yeruzalemu, yicaye ku cyana cy'indogobe. Yakirwa na bose nk'umucunguzi wavuzwe n'abahanuzi, uwo Abayahudi bari bategereje. Nuko yerekana ko ingoma ye ari ingoma y'amahoro no kwicisha bugufi. Aya magambo tujya tuyasanga mu ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 21 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 9. Aho naho muze kuhasoma mwumve uburyo Yezu yinjiye mu mujyi ahetswe n'icyana cy'indogobe, maze imbaga y'abantu benshi bakamusasira ibitenge byabo, imyenda, amashami y'ibiti kugira ngo akandagire ahantu hasa. Musome muri Matayo muraza kumenyamo byinshi bitandukanye. Imbaga y'abantu bari baje i Yeruzalemu ku munsi w'umusaruro bakiranye ibyishimo byinshi Yezu. Mutagatifu Matayo abitubwira muri aya magambo: barambura ibishura byabo mu nzira, abandi batema amashami y'ibiti barambura maze bayasasa mu nzira. Imbaga y'abantu yari imushagaye, bamwe imbere abandi inyuma. Bose barangurura amajwi bati hozana, hozana, harakabaho mwene Dawidi. Nasingizwe uje mu izina rya Nyagasani, hozana, nahabwe impundu mu ijuru. Ibyo tubisanga muri Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 9. Aya majwi asubiramo Zaburi y'118. Bavugaga ku munsi mukuru w'inzu. Hozana ni ijambo ry'Igiheburayi rivuga dukize. Dukize, dukize, dukize Nyagasani. Twarigereranya no gutakamba. Iri jambo hozana turisobanukirwe neza, twarigereranya na kwa kuntu umuntu aba arimo aravuga atakamba ngo dukize Nyagasani. Batakambiraga Nyagasani nk'umwami n'umukiza w'abantu. Bavandimwe, nicyo natwe nk'Abayahudi dutakambire Nyagasani. Natwe bavandimwe nk'Abakristo bemera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza, tumutakambire mu buzima bwacu. Tumutakambire tumubwire ibituremereye. Tumutakambire tumubwire ibitugoye. Tumutakambire tumubwire ibidutsikamiye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tumutakambire tumwereke bariya barwayi bameze nabi bari mu bitaro. Tumutakambire tumwereke imitima yashengutse ishenguwe n'amahano yabereye mu gihugu cyacu mu 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasigiye abantu benshi ibikomere ku mitima yabo,
itwara abavandimwe, itwara inshuti, itwara ababyeyi, isigira intimba ababashije kurokoka iyo Jenoside, yabasigiye ibikomere bikomeye ku mitima yabo. Dutakambire Yezu Kristo kugira ngo abe ari we utaha mu mitima yabo, yomore ibikomere biri ku mitima yabo, abasubizemo icyizere cyo kumva ko bakwiye kubaho kandi batariho kubw'impuhwe z'ababahigaga, bashaka kubica, bashaka kubatsemba, bashaka kubamara kuri iyi si, bashaka kubamara mu gihugu, ahubwo babayeho kubera umugambi w'Imana, babayeho kubera ubuntu bw'Imana, babayeho kubera urukundo rw'Imana. Dutakambire Yezu Kristo yegere kandi asange imiryango hirya no hino ibayeho mu gahinda n'akababaro. Dutakambire Yezu Kristo asange, akize abarembeye mu bitaro barwaye indwara zitandukanye, abarwaye indwara z'imitima, kanseri, abarwaye indwara zo mu mutwe, abarwaye indwara zikomeye cyane z'ibigugu, abana b'abantu bananiwe kuba bavura. Yezu Kristo akiza indwara zose, n'izananiye abana b'abantu we arazishobora. Tumutakambire natwe tumubwire adukize, kuko natwe ubwacu dufite byinshi bituremereye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abatagira kivugira, abatagira kirengera, abadafite epfo na ruguru, ndavuga mu bijyanye n'imibereho, ubuzima hirya no hino kuri iyi si, abatagira ubitaho na busa, dutakambire Nyagasani abakize. Dutakambire Nyagasani muri ibi bihe tugiye kujyamo y'iminsi y'ubutatu bukomeye butagatifu bw'ububabare bwa Yezu, twifatanye nawe maze adukize. Bavandimwe rero, nk'abakristu kandi nk'abana b'Imana, twemera ko Imana ari umubyeyi wacu, dutakambire Nyagasani atubabarire, adukure mu cyaha, adukize. Muri iki gihe dukeneye impuhwe z'Imana kurusha ibindi byose. Tuzamure ijwi cyane nk'abavandimwe, nk'abakristu, tuti hozana, 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 nahabwe impundu uje mu izina rya Nyagasani. Muri iki gihe kandi ikibi kigaragaza nk'icyatsinze, tugomba gutakamba kurushaho, Imana turi kumwe naho turi mu ngo. Imana turi kumwe naho turi mu ngo, aho turi hose, ahantu aho ariho hose, Imana iri kumwe natwe. Tuyitakambire maze icyo kibi gishaka kuganza icyiza tugitsinde, dutsinde kamere mu mitima yacu, dutsinde imitima ishaka kuganza, imitima ihora ishaka gukora ikibi, ahubwo tuyiganjishe icyiza gusa. Dutakambire Nyagasani maze natwe kuko adukize iyo mitima y'umwijima, aduhe imitima irangwa n'urumuri, imitima itarimo akangononwa na busa, ahubwo imitima itera ibyiza gusa, imitima itekereza gukora icyiza gusa. Rero bavandimwe, ngira ngo mwabyumvise neza uko amashami yabayeho n'igihe yashyiriweho. Iyi mashami
y'uyu munsi kuri iki cyumweru nidufashe kwitegura kwinjira muri cya cyumweru gitagatifu, icyumweru gikomeye cy'ububabare bwa Yezu Kristo. Twinjiranemo nawe kandi ni ukuri rwose tugendane nawe nta buryarya, ntiturangwe n'uburyarya, ntiturangwe n'ubuhendanyi, ahubwo twinjiremo neza rwose, twinjiranyemo nawe, tugendane nawe, hanyuma byose azabidufasha kandi azabidukorera. Mu bituremereye byose, mu bitugoye, mu bitugose, mu bitubuza amahoro, mu bitubuza kwishima muri twebwe, ibyo byose Yezu arashoboye, afite kubitsinda. Nongera kandi no kubwira no guhumuriza no gukomeza abavandimwe barokotse Jenoside yo muri 1994, gukomera bagakomera kandi bakumva ko kubaho ariyo ntego. Baho ukomeze ubeho, baho twubake umuryango muzima mugari, baho kandi Imana iri kumwe nawe aho uri hose, ubuzima bwawe Imana ibufite mu biganza byayo. Niyo ifite ijambo rimwe kuri wowe gusa, nta wundi ufite ijambo kuri wowe uretse Imana yonyine. Baho kandi dukomeza ni ukuri no gusabira umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame no kumutura Imana kugira ngo Imana ikomeze kumuha imbaraga, ubushobozi, ikomeze kumukomeza muri ubu buzima kuko afatiye runini Abanyarwanda muri rusange. Yakoze ibikomeye kandi n'uyu munsi aracyabikora. Iyo ubona turyama tugasinzira tukiyorosa nta bitubuza amahoro, ntabwo ari ukubera impuhwe z'abo baba bashaka kutubuza amahoro, ahubwo turashimira cyane umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame kuko abifitemo uruhare rukomeye cyane rwo kuba iki gihugu gifite amahoro, ndetse n'abandi bose bafatanyije nawe gukomeza gushakira amahoro iki gihugu no kugiha umurongo muzima no guha uburere bufite ireme abari mu kubyiruka muri iki gihe, abari mu kuvuka ubu ngubu, kugira ngo nabo bazagire ejo heza. Rero umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame turagushimiye, Nyagasani akomeze kukuba hafi n'abo mufatanyije kuyobora mwese, turabakunda kandi turabishimira cyane, tubari inyuma kandi tuzabatererana. Ibyo dushoboye gukora tuzabikora mu mbaraga nke dufite, dufatanyirije hamwe. Muri ababyeyi beza kandi ikindi rwose Yezu akomeze kubaha imbaraga, ubutwari n'ubushobozi, abakomeze. Icyaduha tukakugumana by'iteka kuko byaba byiza cyane turebeye ku murongo w'ubuzima turimo mu Rwanda, bitwereka ko n'ejo hazaza naho ubwaho ubuzima bumeze neza cyane kurushaho. Rero Imana ikomeze kuguha imbaraga n'ubushobozi, ikomeze kuguha ubuzima bw'impagarike, ikomeze kubaho. Rero bavandimwe namwe mwese, Imana irabakunda, dufatanye kubaho, dufatanye kubaka igihugu, dufatanye kubaka ubuvandimwe, dufatanye kubaka ubushuti, dufatanye kubaka umuryango muzima Imana ishaka, dufatanye kubaka bwa buvandimwe koko bwa nyabwo butarangwamo n'uburyarya. Hari ukuntu uhura n'umuntu ukamwita ngo umuvandimwe ariko by'uburyarya, ari umuvandimwe ku munwa ariko bidaturutse ku mutima. Icyo nakifuza ko wajya wita umuvandimwe wawe biturutse ku mutima, atari ibivuye ku munwa gusa. Twimakaze umuco wa kivandimwe utarangwamo uburyarya, maze turusheho kugira
umuryango mugari w'ejo hazaza mwiza kandi ubereye igihugu, ubereye n'isi yose muri rusange. Ndabakunda cyane rero, dukomeze kugira icyumweru cyiza gitagatifu cy'amashami kandi dukomeza no guharanira gufasha abandi no kubitaho, abababaye tubagereho kandi tubereka ko tubakunze tubishimiye. Nakoresheje iyi videwo ya misa, iyi ni misa yabereye i Roma y'icyumweru cya mashami, ngira ngo murabona abakristu bose baciye amashami atandukanye, hari abagira ngo wenda amashami ni ay'imikindo gusa ariko ni amashami atandukanye y'ibiti, gusa muri kiliziya hakunda kugaragaramo amashami y'umukindo akenshi na kenshi, ariko n'andi mashami yose y'ibiti muri rusange yakoreshwa kandi kuko aba arimo gusemburiza cyangwa se aba agaragaza umuhango wo kwizihiza umunsi mukuru w'amashami muri kiliziya. Urabona rero i Roma ni umutambagiro mwiza cyane, gusa haba hari n'abakristu benshi cyane kuruta wenda iwacu mu Rwanda, kuko twabyita ko ari nk'ariho icyicaro gikuru cyangwa se ari nk'icyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika. Ku cyicaro gikuru cya Kiliziya Gatolika birumvikana ko haba hatandukanye n'ahandi kuko hahurira imiryango myinshi itandukanye, amakominote atandukanye akorera muri kiliziya cyangwa se yegamiye kuri Kiliziya Gatolika, amenshi ahurira i Roma. Rero bavandimwe, dukomeze kwigira ku byo tubona n'ibyo twumva, turusheho kugira urukundo ruhamye kuri Yezu Kristu, tumukunde natwe aradukunda, tumwisanzureho kuko natwe ashaka kubana natwe, dufungure imitima yacu aze ature muri twe, tumuhe karibu ntitugire aho tumuhisha na hamwe, maze aduhindure abo ashaka ko tuba. Tumwemerere, tumuhe ikaze, tumwemerere, tumugirire icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi, aduherekeze mu byo dukora byose bigenda neza cyane. Ibyo Yezu arimo bigenda neza. Yezu iyo umwimitse muri wowe, icyo ukora cyose kigenda neza kandi kigakorwa neza. Ndagushimiye cyane rero inshuti muvandimwe, wowe wemeye gufata uyu mwanya ugakurikira iki kiganiro cyacu. Ndagushimiye cyane wowe muvandimwe wemeye guha ikaze Yezu Kristu mu buzima bwawe. Ndagushimiye cyane wowe wemeye gufungura amarembo, ugafungura imiryango y'umutima wawe kugira ngo Yesu yinjiremo ature muri wowe, abe muri wowe. Ndagushimiye cyane wowe wagiriye icyizere Yesu, ukumva ko yagukiza kandi yakuruhura imitwaro ikuremereye kuri wowe. Ntago wibeshye, ni ukuri ntago wayobye, niko kuri Yezu arashoboye kandi yaje hano ku isi kugira ngo dukire. Yaje hano ku isi kugira ngo aturuhure ibituremereye. Yaje hano ku isi aritanga, yemera guhara icyubahiro cye agisiga mu ijuru, aza kuba muri iyi si yanduye kubera wowe, kubera njyewe. Rero reka duce bugufi tumwakire, twumve yuko Yezu yaziyeho twebwe. Rero dukomeze kugubwa neza kuri iki cyumweru gitagatifu, gikomeze kutwinjiza mu cyumweru cyiza cyane, gikomeye nanone cy'ububabare bwa Yezu Kristu. Nakomeje kubivuga cyane, kenshi cyane. Impamvu nakomeje gutinda kuri iki cyumweru gitagatifu ni uko ari iminsi ikomeye, ya minsi y'ubutatu duhura nayo iba itoroshye, tugerageza
kumva ububabare bwa Yezu Kristo tukinjiranamo nawe. Rero mukomeze kugubwa neza, ikindi mukomeze mukore share, subscribe, like ndetse na comment mu biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi, kugira ngo natwe ubwacu dukomeze kugira imbaraga zo kumva ko turi kumwe namwe muri kumwe natwe mudushyigikiye, kandi iyo niyo nkunga ikomeye dukeneye cyangwa se tubashakaho. Inkunga ikomeye ni mudutera ni ugukora share na like na subscribe, rwose muramudushyigikiye bikomeye cyane, turabibashimiye cyane. Ababikoze turabashimiye, abakomeje kubikora nabo dukomeje kubashimira. Murakoze cyane gukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe kandi mudushyigikiye mu biganiro dukora bya buri munsi. Rero hari n'ibindi byinshi tubateganyiriza imbere, byinshi bitandukanye, muzagera mubibona mubigezwaho buhoro buhoro. Gusa ni byiza, kandi icyo mbasaba mujye mubikurikirana cyane, mu bihe umwanya, kuko ibyinshi birimo inyigisho zikomeye nk'ibyo tugiye kuza kubagezaho muri iyi minsi iri imbere yo. Ni ibiganiro cyangwa se ni bimwe mu nyigisho zizajya zidufasha kandi zigaragaza ubuzima tubamo n'ubuzima tunyuramo kenshi na kenshi, n'uko tugomba kubwitwaramo n'uburyo twakagombye kubwifatamo mu gihe duhuye nabwo. Ndabararitse rero kandi mbateye inyota y'ibiganiro bizakurikira, ibiganiro byiza cyane nk'uko mbibabwiye, bifitemo inyigisho zikomeye zigomba kujya zidusigira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabashishikariza rero kujya mupureyinga videwo mukayumva mukayirangiza, kubera yuko hari igihe uyikirikaho wenda ntuyirangize, ariko inyigisho zikomeye zakagombye kudufasha zirimo hagati mu kiganiro cyangwa se zigeze ku musozo w'ikiganiro. Rero byakabaye byiza upureyinze videwo ukayirangiza, kubera ko ari byo byiza bigufasha kubasha kumva no gusobanukirwa neza inyigisho ziba zirimo. Ndabizi neza ko ibiganiro byinshi hafi ya byose maze gucisha hano kuri iyi channel, nubwo bamwe wenda mutabasha kubipenya ngo mubyumve neza, ariko birimo inyigisho kandi birimo ibyo wakabaye usobanukirwa no kumenya kurushaho. Hari ibyo ufata wenda ukavuga uti ndabona ari ibintu bisanzwe, wenda nigeze kubyumva hose cyangwa se, ariko gerageza kubiha umwanya, wumva inyigisho yabyo, ubiha agaciro, kubera ko ni ibya buri munsi, ni iby'ubuzima bwa buri munsi tubamo kenshi na kenshi. Nk'ibiremwa by'Imana rero turi hano kuri iyi si, hari ibindi biremwa tuba tubana nabyo kandi nabyo by'Imana. Rero ni byinshi tuba tugomba gusobanukirwa no kumenya, no kugira ngo nihagira bimwe na bimwe duhure nabyo byibura tubizi, tubisobanukiwe, tugire uko tubanamo nabyo n'uko tugendanamo nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abakristo bose rero bemera Imana, kandi abakristo bose bizihiza amashami, mukomeze mugire amashami nziza. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira. Ciao ciao, turi kumwe naho utaha mu kindi kiganiro. Turi kumwe, Imana ibarinde, Imana irabakunda kandi nanjye ndabakunda cyane. Roho Mutagatifu akomeze abagenda imbere, bamurikire mu ngendo zanyu za buri munsi. Turi kumwe, ciao ciao. Nagisigaye tugeze ku nkengero z'i Yerusalemu, suzuma intekerezo zawe mwene dananye, suzuma izanjye. Nta kizira kizinjiraho hera, kandi buri muntu ku giti cye, reka twese twiyambure ibizira byatubuza kugenda. Twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Haririmbwa indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe acyuye umugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyaha.
icyaha n'urupfu bizaba bikuweho by'iteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hoziyana, 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 hoziyana. Hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hoziyana, 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 hoziyana. Hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose. Hoziyana, 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 hoziyana. Hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose.